Sanga afite inshuti yego zo mu kabari baragenda gakubita icyumweru ahantu kabaha bakodesha inzu runaka yo kunyweramo bakenjoyinga bakarya ibyana bagasikera ibyana rwose hagashya rumva bakisanzura mbese ku buryo aba yumva icyo Kigali nta muntu wakimubuza. Baranyweye amatabi banyweye amayoga babiriye abana nawe natinye ko yanashatse kuko ntabwo bagenzi bawe barya umwana ngo banywe itabi banywe inzoga ureba waje kubafana ntabwo bibaho. Ubwo nawe nyine ufatiraho ukaba nkabo nyine ukaba nkabo ngabo kwisangisha nabo bakagupasa amapase y'ibyana rimwe na rimwe ugasanga kuri iki gihe turabizi nta mugore w'ubuntu kibaho n'uwo washatse ari uwo washatse ugiye udatanze iposho ntiwagaruka muri urwo rugo. Mfite umuhungu ntwara ufite imodoka, mfite wenda ukora kuri busheri uzajya inyama, mfite ukora mu myenda uzajya nyambika, mfite wenda ukora muri salo uzajya nkorera imisatsi ibiki abo bose ni abahungu baryamana kandi pe nta muhungu wakora ikintu cyiza n'undi utamuhaye. Ibyo ni ihame nyine muri make. Yashaka sasa niba wenda ubushobozi ari buke mu rugo atabasha kujya muri salo muri iyo weekend nk'uko yajyagayo ugasanga aravuze ko ubundi ko mfite runaka twajyanaga muri salo kubera iki ntamubwira ngo anjyaneyo akaba arahamagaye. Hello guys, hello friend, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza nk'uko bisanzwe. Ni Queen ubakunda cyane, n'ukuri ndabashimiye cyane by'umwihariko babantu bankunda nabo bankurikirana rwose ndabasubije cyane. Igitondo cyiza kuri mwese, nongeye kubasoza kandi ndi kumwe namwe murabizi umunsi ku munsi isaha ku yindi tuba turi kumwe. Wowe wakoze subscribe and share comment like ndagushimiye cyane pe. Nawe wifuza ko tukugirira inama ni karibu kuri Kumambesi TV tubereyeho kukugezaho ibyiza. Rero noneho turashaka kurebera hamwe cyangwa se tukaganira ku kiganiro kuri kwa kutamenya icyiciro urimo cyangwa se icyiciro wagezemo. Kwa kundi umuntu ashaka umugabo akaguma mu byo yahozemo kera mu mukobwa, kwa kundi umugabo ashaka umugore akaguma ku byo yahozemo cya kigare bya bintu yahozemo kuva kera. Ese ni iki wakora cyangwa se ni iki wahindura hose bikorwa bite ibintu nk'ibyo? Murabona hari ukuntu mutipe habaye ifite rwose urubyiruko bakoranye, abo biganye, abo basangiye, abo bagendanye, cya gikundi nyine nawe uzi ubundi muragira ubwoko bw'inshuti butatu. Baba za nshuti zo mu kabari, za nshuti zisanzwe nyine uganyira ukabwira ibibazo, na za nshuti wenda zo mu rusengero zikubwira ibintu by'Imana. Ariko rimwe na rimwe abantu twumva inshuti imwe gusa, inshuti yo mu kabari bitewe n'uko twikundira icupa cyangwa se dufite indi myitwarire tu. Noneho ugasanga afite inshuti yego zo mu kabari baragenda gakubita icyumweru ahantu kabaha bakodesha inzu runaka yo kunyweramo bakenjoyinga bakarya ibyana bagasikera ibyana rwose hagashya rumva bakisanzura mbese ku buryo aba yumva icyo Kigali nta muntu wakimubuza. Weekend yose niba avuze ati ngiye nduhuka kwa gatanu, weekend yose akayimara muri ubwo buyobe. Hanyuma rero we akaba muri ubwo buzima nta kimutega nta kimutangira, yumva ko nta birenze agomba nyine kuba muri ubwo buzima kubera ko nibwo yahisemo. Aracyari umusore, afite amafaranga ye, afite akazi ke, nta mwana ariza, nta famiye ariza, zose zifite amafaranga nta kintu zimusaba. Ugasanga nyine ari muri enjoying. Hanyuma noneho muri izo enjoys arakura. Niba wari uri ku myaka 25 ukagera n'8 ukagera 30 ukagera 40, ugasanga mene nk'uwo muntu usanga bamuhatira gushaka, usanga babirwa bamubwira ati ko se washatse, ugasanga bamushyiraho pressure yo gushaka n'ibiki nawe usanga nta nabyumva neza. Ariko kaka abakuze bakeneye umwana, bakeneye urugo arashaka. Rero iyo amaze gushaka usanga nta kintu gihinduka kuri uwo muntu kenshi, kuko iyo akuze nta ntego afite. Intego ye ni kujya mu tubari, mu kwenjoyinga, no kurya abana, guhinduranya amasura y'abakobwa, mbese ni ukwirongorera buri mukobwa wese afatishije pfa kuba mwemereye gusa. Niyo mpamvu rero akura nta ntego afite,
niba yahembwe gahunda ni mu kabari, gahunda n'abana, akaba ariyo target ye ya mbere aba afite. Umva aba yarakuze nta ntego afite pe, nubwo ababyeyi bamubwiye gushaka bitewe n'uko bikenewe, akaba yarakuze nta ntego afite. Noneho rero iyo ikiba mu rugo rwabo rwose ntago rumera neza, kuko aba yakuriye muri ibyo bintu kandi yashatse nta gahunda afite, atabitekerejeho. Azazana umugore rwose amuzane, ariko usange niba weekend igeze za nshuti zikore kuri telefone ati bro uri hehe iki n'iki, azagenda to zabwira umugati ngengeye muri misiyo y'akazi ndaje ibiki n'ibiki. Umugore nyine urumva ntacyo yahakanaho ko ntazi ibyo akora, ntiyaramuzi, ntazi izo ngeso n'ibiki. Ariko ugasanga agiye muri cya kigare cye, baranyweye amatabi, banyweye amayoga, babiriye abana, nawe natinye ko yanashatse, kuko ntabwo bagenzi bawe barya umwana ngo banywe itabi banywe inzoga, ureba waje kubafana ntabwo bibaho. Ubwo nawe nyine ufatiraho ukaba nkabo nyine, ukaba nkabo ngabo kwisangisha nabo, bakagupasa amapase y'ibyana. Rimwe na rimwe ugasanga kuri iki gihe turabizi nta mugore w'ubuntu kibaho, n'uwo washatse ari uwo washatse. Ugiye udatanze iposho ntiwagaruka muri urwo rugo, nta n'ikintu wabaza, ntiwarya, ntiwanarongora, yewe ko ntabwo warongora umuntu ushonje, ntiwanagira ute. Ubwo nyine bivuze ko niba nta mugore w'ubuntu ubamo. Kandi wenda abagore bo mu rugo bo baba bashyizemo imiyaga pe, ashaka kukwaka ibyo bitanu akabihahisha mukarya, ariko wa undi wawe wa mubebe nyine wafashe wuhanze ntabwo bitanu byamunyura. Wamuha bitanu ati reka tutswanga yavamo iki, wamuha 10,000 ati wape, wenda agaturiza kuri veni akavuga ati veni niyo nyine wenda nakoresha. Ngaho ibaze rero kurekura veni za buri weekend, usanga nyine nta kintu bivamo, ugasanga n'ubundi kwa kundi wahoze umeze nta kigeze gihinduka. Ahubwo ni handi usanga ikiba gisigaye wita ku mwana gusa, utareba n'inyungu nako n'umwana n'ubu ukiri mwitayeho. Kuko ubundi niba uri mu bagore ugasanga isi yawe ni abagore, isi yawe ni indaya, kambivuge gutyo, kuko icyo gihe uba uri gukora uburaya pe. Niba utaye umugore mwasezeranye mu nzu, ntacyo ubura icyo gihe uri indaya. Niba utishimira kubaka urugo rwawe washinze, icyo gihe uba uri indaya. Nta nubwo uba ufite ijambo mu bagabo, ko nk'umugabo yanyura ntabwo wahanyura. Noneho niba weekend yose uyimara mu kabari, ukayimara mu bakore, sinzi ngo wagiye ngo ku mazi, ntiwatwaye umuryango wawe, watwaye izo nshoreke n'ibiki, nta kintu ibyo byagufasha rwose, ntiwakitwa umugabo. Hanyuma ikizaba rwose kuri uwo muntu washatse atatekereje, wakuze nta nshingano afite mu buzima bwe, aguma muri ubwo buzima, muri ubwo buyobe. Rimwe na rimwe ugasanga nta kintu kimwe yitayeho mu buzima bwe, nyine ni enjoy. Niba avuze ati ngenda hembwe, wenda njugunye umugore amafaranga yo guhaha, ati tubundi se ngo uko yariye ko namuha amafaranga ko inzu itari bwishyurwe n'iki, ikibazo afite ni igiki. Ubwo nawe ukumva nyine ugomba kugenda muri ibyo bintu, ariko ntukamenye ko hari ibyo urugo rugukeneye, cyangwa se ibyo ukeneweho pe byakora nyine ukeneye wowe gukora kugira ngo urugo rwawe rukore. Ntabwo bivuze ko ngo umugore yariye ngo amafaranga ngo yasize mu rugo ngo wumve ko nyine ngo bihagije, ariko urugo ruba rugukeneye. Niba uvuze ngo ushinze urugo, uba ushinze urugo nyine. Ntabwo bivuga ko urajya guceza abami babiri, niko nabivuga. Ugiye muri bya cyasigare wari urimo, uri kureba n'urugo, ntabwo bishoboka, ntibihura. Buri kintu cyose kiragukonsoma. Hano haragukonsoma amafaranga, na haragukonsoma amafaranga. Usange n'ubundi ahubwo wowe ushobora kuzisanga uri na down, kubera ko ufite byinshi bikuyoboye, ufite byinshi bikureba, ufite inshingano nyinshi. Ufite abakobwa hepfo, si umwe, si babiri, si batatu, si batanu, hari bakeneye amafaranga. Ufite umugore n'umwana bakeneye amafaranga. Ufite famiye ikeneye amafaranga. Yewe ufite akabari nako kakuzonze gakeneye amafaranga.
ntacyo rwose wageraho ukiri muri izo ntuza zawe ugifite icyo kigare, ugishaka kuryoshya, ugishaka guceza abami babiri. Ubundi niba uvuze ngo uvuye mu busore, uba uvuye mu busore, ntabwo bivuga ko n'ubundi uzaguma ugakora bya bindi. Twivuruguta mu bintu byinshi, ugasanga niba wenda nari umusinzi, yego nabaye we, ariko ntekereze ku rugo. Niba mvuga ngo ngiye gushaka, ubundi iyo wivuye gusa mu bintu byinshi ukava mu busore, ukaba ngiye kuva mu busore, niba ubashe kuba ngiye kuva mu busore, yes ugiye kuva mu busore, nta mpamvu yo gusubira hasi ngo wumve ko niba wenda weekend bararongoraga abakobwa babiri uvuge ngo n'ubundi ngo umugore wanjye nyine azaba ari umwe, azaba ari hariya, nshaka n'undi. Oya, ntabwo ibyo bikora. Uvuye mu busore, vamo nyine uvuyemo, ngo uvanyemo akaguru kamwe ariko n'akandi kari hariya. Icyo gihe wanabireka, wareka gushinga urwo rugo ukavuga ati ngewe kamve mu by'urugo, nta rugo ntabwo bikiri urwanjye, ntabwo ngewe ndagize igihe cyo gushaka. Ukumva umuntu yicara akavuga ati nge sinzigera nshaka, ariko agashaka. Rero niba uvuye muri iki, kivemo neza, ugihunge rwose. Ubwo pakuwe ko niba wenda wumva ugishaka kurya ubusore, ye burya ni byiza, uburyo aho uzumvira igitekerezo cyo gushaka gihagurutse, ko ntabwo mu musore agumirwa ntaki. Hanyuma nushaka ubone gushaka ariko utakigize muri bya bindi. Niyo mpamvu umuntu akora afite intego. Kera abana barakuraga batica bakababaza ise muzabiki, akaba yavuga umwarimu cyangwa se umuganga bitewe n'icyo akunda. Iyo nayo yabaga ari intego mu buzima ukuranye. Niba muri wowe wumva uri umusore ujegera umaze gukura, mvuga ati nge nzarya imyaka yanjye ni nzayirya amafi, nzaryosa, nzatwika, nzakora iki, ariko igihe runaka nzashaka. Ibyo nabyo nyine bijye ku murongo wawe, wumve ko nyine ugomba kubigenderaho. Aho ngaho uzaba warafashe intego kandi ufite inshingano muri wowe, uvuga ati niba imyaka 5 ngomba kuyiryamo ubusore bwanjye, nkakora buri kimwe, nkaryoshya, nkatwika, ariko nkazashaka umugore. Ugafata, niba ushatse umugore, ugafata inshingano zo kwita kuri famiye yawe, ugafata za nshingano nyine z'umuryango wawe. Nicyo biba bivuze kubaka cyangwa se kuba washinga urugo. Hanyuma noneho ku mukobwa nawe uzasanga kenshi, urugero wenda yari afite igikundi cye cy'abasore, kuko akenshi uzasanga umukobwa adafite inshuti z'abakobwa cyane, kuko burya nta bagore buzuzanya 100%. Hari za groupe yabagamo z'amatsapu n'ibiki, bakoraga wenda umuhuro buri wa gatanu, bakaenjoyinga, bagatwika, bakanywa amayoga, bagakora iki. Ari muri ubwo rwego akenshi ano ma groupe ya WhatsApp cyangwa se bisizi groupe dufite zibamo ibintu byinshi. Hari ukuntu umuntu agira gutya akaba muri groupe kumva ngafitemo ngo umusheri, ngo wenda ngo niyo ni couple ya WhatsApp. Wari ufite ya couple yawe ya WhatsApp, ushatse umugabo ni byiza, ufite urumva umukobwa baratezwe n'abantu benshi pe. Umukobwa witwa umukobwa wari we wese ku munsi ntabura kurana na nimero 10 z'abahungu bamushaka cyangwa se bashaka kumuteleta. Icyo gihe rero n'ubundi abakobwa uruhiseho hararucuruza akaruca. Icyo navuga ko nyine uguhiseho haraguteleta bakwifuza. Niyo mpamvu rero uzasanga ariyo mpamvu dukundwa, kuko nyine tumeze nk'indabo zagenewe abagabo, sibyo? Ariko rero iyo ufashe umwanzuro ukaba ati ngewe ngiye kuba nashinga urugo rwanjye, uba ugiye gushinga urugo. Wa mukobwa rero witereye gutyo, nawe yatakuranye intego nk'ibyo navuze kuri wa mutipe, usanga nta kintu ageraho. Niba avuze ati ngewe hari abatipe mfite, wenda umukobwa aba yicaye ameze ngo mfite umuhungu ntwara, ufite imodoka, mfite wenda ukora kuri boucherie uzajya inyama, mfite ukora mu myenda uzajya nyambika, mfite wenda ukora muri salo uzajya nkorera imisatsi, ibiki. Abo bose ni abahungu baryamana, kandi pe nta muhungu wakora ikintu cyiza n'undi utamuhaye. Ibyo ni ihame nyine muri make. Yashaka sasa, niba wenda ubushobozi ari buke mu rugo, atabasha kujya muri salo muri iyo weekend nk'uko yajyagayo,
ugasanga navuze ku bundi ko mfite runaka twajyanaga muri salo kubera iki ntamubwira ngo anjyaneyo akaba arahamagaye yafavera mukore ntago yimukorera ku buntu pe ntibibaho yayimukorera ku buntu rimwe kabiri gatatu bwa kane ntibikunda ubwo birangira muri iki ubwo ni ku rugo rushonga yagiye hari mu rugo yego ibyo nabyo ni ibintu nyine biba bidafatiyeho intego ugasanga atangiye kubona imyenda yamushizeho ahamagaye wa wundi nawe bigenze gutyo bise akicara ameze nk'umuntu udafite intego udafite icyerekezo ibyo nabyo biri mu bisenya urugo biri mu bidafata umwanzuro cyangwa se mu kutifatira intego ukiri muto uvuga ati ngewe niba burya umukobwa yageze mu myaka 19 20 aba yakuze uvuga ati ngiye ngomba kwifata gutya nzarye ubuzima gutya ubundi ninshaka mpagarike kandi nirengagiza ingaruka zose zizaba ku rugo rwanjye ibyo rero niba ari ubukene niba ari ubukire byose ubicemo kubera ko nyine uba warashatse barahuvuye iwanyu ugiye gushaka menya rero umurongo ugenderaho biba byiza yifashe icyemezo mu buzima bwawe nk'uko bisanzwe ikiganiro n'akagaruka yari Queen ciao ciao